Tour du Rwanda 2026 yiganiye ku musozo yegukanywe n'umudage Matis Kretschy w'ikipe ya Never Say Never Devil Team. Uyu mudage rero yegukanye Tour du Rwanda aba umukinnyi wa 16 uyegukanye umaze kwegukana irushanwa rikinirwa mu Rwanda imisi 8 yose rimaze kwamamara muri Afrika yose. Ariko hagati aho ngaho umunya Eritrea Enoch Murubahan yegukanye etape ya 8 cyangwa se akagace ka nyuma yo gutanga abandi ku murongo hano kuri Kigali Convention Center. Byari byagoranye kuko navuga ko yakuyeyo abanyafrika, kuko kuva yatangira nibwo umunyafrika yegukanye etape. Byumvikana ko byari byaragoranye muri rusange, ariko Enoch akura abanyafrika mu isoni yegukana aka gace ka nyuma muri rusange. Kuri etape rero ya 8 umunyarwanda waje hafi ni Muhoza Eric wabaye wa 7 asigwa amasegonda 3 yonyine n'uyu nguyu Enoch wegukanye agace ka 8. Muri rusange rero Tour du Rwanda ya 2026 irangiye. Niyo nkuru Samuel ariwe munyarwanda uri hafi ku rutonde rusange cyangwa se wahize abandi bose, akina ikipe ya Amani niyo muri Kenya, ariko nayo yari hagarariye u Rwanda kuko nubundi korera imyitozo hano mu Rwanda. Uyu musore rero twaganiriye nyuma yo gusoza aka gace ka 8. Samuel adutangariza yuko intego yari yazanye muri Tour du Rwanda muri rusange yazigezeho ku kigero cya 80%. Avuga yuko ubwo mugenzi we bakinana muri ikipe ya Amani umunya Ethiopia Emmanuel byarangiraga amuciyeho ku rutonde rusange, byabaye ngombwa yuko ahita atangira gukorera uyu mugenzi we, bityo biba ngombwa ko asubira inyuma ho gato ya ku rutonde rusange. Avuga ko ariko anyuzwe nuko yitwaye. Tour du Rwanda ikomeye cyane itandukanye n'izindi zose. Yego, ku ntego zawe nka Samuel wazigezeho ku kigero kingana cyo wenda dushize ku ijanisha ry'ijana? Intego yanjye nayigezeho nka 80% kubera yuko numva nashakaga kuba umunyarwanda mwiza. Ivyo nabigezeho, sibyo ko nashaka no gusoza muri top 10 byarashobokaga, ariko etape yavaga Karongi yavaga i Rusizi ijya i Musanze, abagisi twararebanye iporoti iracika, ariko mu gucika igendamo umukinnyi wanjye wari ukomeye Emmanuel, ngira amahirwe aza muri top 5. So rero biba ngombwa ko urumva intego yanjye yesi bakufasha Emmanuel, nubwo nawe yari umugisi, twarabagisi babiri. Urumva ubwo ko ari nge bagomba gufasha bikaba byaranze, nagombaga kumufasha kuko nawe yari mu bakinnyi beza twari dufite. Nagombaga gufasha ku munsi w'ejo atakaza ibihe ajya ku mwanya wa 4, ako nabwo nakone nagize namufashije kwa mutwe. Bayago yari ameze neza, ndamurinda birangira nsubiyeho inyuma gakeya, ako nabwo mwanya wa 4 dusojeho nka ekipe yanjye ntago ari umwanya mubi muri bano bakinnyi. Urabona harimo ama ekipe nka Movistar, ni ekipe ikomeye tuvuze tujya tubona mu Tour de France. Ako urabona ko nta kintu yakoze, ni Tour du Rwanda nishije yanjye na ekipe yanjye ko tuhagaze neza cyane. By'umwihariko wazanye n'ikipe ya Amani ifite umunyafrika mwiza. Uwo Amani twavugaga navuga ko yarushije abanya Eritrea, akenshi baba bahabwa amahirwe abandi bose. Ku ntego za Amani zo ni Tour du Rwanda mwakire gute? Ni etape nziza, ni tour nziza kuri twebwe nka ekipe yanjye, kubera yuko ni cyerekana ishusho ya ekipe yanjye. Ekipe ya Amani ekipe ikomeye. Mu 2024 na 5 twagiye muri Tour Sararaha yo muri Oman, tsoza ku mwanya wa 6. Harimo ama ekipe menshi akomeye. Urumva rero ni ekipe yanjye nziza, ndayishimira cyane kubera yuko ni ekipe ifite imbaraga, ni ekipe iri gutanga isura nziza muri Afrika, kubera yuko ubu ngubu nyuma ya Tour mfite n'izindi tour nyinshi hanze y'igihugu. Nge na Muhoza Eric turakurikizaho etape ya tour yo muri izabera Istanbul muri Turkiya. Ego ni tour, dufite tour enye. Ya mbere tuzatangira kuri 12 z'uku kwezi kwa 3. Urumva ni ekipe ihagaze neza muri Afrika, ni ekipe nziza iri gutanga ishusho, iri kunzamura urwego na ekipe yanjye, kubera yuko niba mbasa gusozanya umwenda w'umunyarwanda mwiza
nicyerekana ko ari icyo kipe yanjye iri gukora kugira ngo mbe umukinnyi mwiza. Iyi kipe ya Team Amani yari ihagarariye nayo u Rwanda, ifite kandi n'umunyafurika mwiza uwo nguwo Emmanuel twavugaga nawe twaganiriye, avuga yuko yishimiye kuba yegukanye uyu mwambaro cyangwa se uyu mwanya, anishimiye kuba yaritabiriye Tour du Rwanda, yewe akanabasha no kwitwara neza cyane muri rusange. Tour du Rwanda, Tour du Rwanda, I like it, Tour du Rwanda. So I am very happy for this race and GC for and Best African and young riders. Second, I am very happy. Ku rundi ruhande rero kandi dufite uwo bita Nyirinkindi, uwo bita Munyankindi Benoit, ni umutoza w'ikipe akaba na nyiri mu bashinze ikipe ya Benediction Bana Africa Team. Iyi kipe rero ni ku nshuro yari imaze imyaka 2 ititabira Tour du Rwanda, avuga yuko umwanya wa 8 begukanye kuri classement y'amakipe atari mubi, nk'ikipe yari imaze imyaka 2 itegukana ititabira Tour du Rwanda, avuga yuko byagenze neza, ariko muri rusange ryarushanwa rigoye cyane kubera ko kubona usubirana umwenda w'umuhondo byari bigoranye, kuko mu minsi 8 uyu mwenda w'umuhondo wambawe n'abakinnyi 4 kugeza ubwo rero Martin Skretchy awegukanye aranawugumana kugeza kuri uyu munsi wa nyuma yegukana Tour du Rwanda, abo umukinnyi wa 16 uyegukanye. Nibyo ikipe yacu twari tumaze imyaka 2 tutitabira amarushanwa akomeye, nibwo twari tukigaruka. Ntabwo nge navuga ko umusaruro ari mubi ku ikipe yanjye kubera ko turangije ku mwanya wa 8. Umwanya wa 8 mu makipe pro ariyo tuba ari rwo rwego rwacu tuba turimo, ntabwo ibyo ari byose ari bibi. Twebwe umusaruro ntago twabonye nkuko twawushaka kubera ko twifuzaga ibirenze ibi, ariko kandi ni siporo uko twe birangiye nta kibazo, turabyakira kuriya. Twavuga ko ubwo wenda gutoza ikipe ya Bana Africa, ariko dufite abakinnyi benshi b'Abanyarwanda muri iri siganwa. Nk'umutekinisiye wadukora gute umusaruro w'Abanyarwanda muri Tour du Rwanda ya 2026? Nibyo byagaragaye ko umusaruro wacu ntago wari uhagije, ariko ntago ariko twabivuga cyane. Buri urebye kuri classement general twari dufitemo amakipe, navuga ko dufitemo amakipe nka 3 cyangwa 4, ariko buriya ntago twabara yose, kuriya twabara 2, cyane ko aya makipe yo hanze nka Amani na Meister buriya nubwo arabakina, urabona ko imibare yo kuri Amani yatugoye ku munsi w'Irusizi. Tako umuntu wagiye kuri wabonye umwanya mwiza ntago yabaye umwe mu Banyarwanda, yabaye umunyetiyopiya. Ubwo biba bisobanura ko nabari Abanyarwanda bahinduka bose bakajya kuri ya mukinnyi wa ekipe. Meister yo imbaraga abonaga ko ntago zaziri hejuru, imbaraga zabo ziri hasi. Ikipe y'igihugu nayo yahuye n'ikibazo urebye kubera ko yatakaje abakinnyi kare. Hashemu warwaye turi Rusizi kandi nawe yari umukinnyi mwiza, yahise avamo. Etienne nawe aza kuvamo, n'ibyo byagoranye. Ariko uburebye ubundi ikibazo tujya tugira muri Tour du Rwanda ni kimwe, usanga ari ryo rushanwa tugira ryonyine. So imitegurire y'abakinnyi buriya kugira ngo ubone ikipe ikomeye bisobanura amarushanwa menshi. Ntabwo waba utarushanwa ngo ujye gukina isiganwa nk'iri. Mubo niba nzanye abakinnyi ukareba imbaraga bafite, uburyo bari gukina, ibyo basabwa n'ibyo uba wabahaye, ubundi ubona bisa nk'ibibaranse. So niyo mpamvu mubona urwego rwacu rusa nk'uruguma ari rumwe, biterwa nyine n'urwego nyine turi. Ubwo igisabwa no kugira ngo turanforce, iyo tuza kugira continental team zifite icyo zimariye iyi siporo yacu hano mu Rwanda, ariko twakabaye dufite amakipe. Buriya continental team nshobora gukinisha, nje mfitemo abazungu b'Ababiligi. Nanjye njya ntekereza umunsi umwe senzaza n'abazungu gusa aribo bakina. Bakinnye bagatsinda, ntago amanota yaza ku Rwanda yaza iwabo n'ubwo ikipe yanjye yazamuka. So niyo mpamvu twibanda cyane twe ku Banyarwanda kugira ngo tuye ko twazamura urwego. Ibwo igihari nyine ni mu mitegurire guhuza amakinnyi bakina, amakipe ari hano, tukareba uburyo ki mbega birasaba ko twicara tukanoza gutegura neza muri rusange. Ubwo muri rusange noneho resultat zivuyemo, Kerechi Matisi yegukana Tour du Rwanda 2026, nkamwe none nakite mufite ubumenyi bwisumbuyeho bw'igare, ni Tour du Rwanda 2026 yagenze gute noneho en general tuvuye ku Banyarwanda gusa? Yagenze neza, yari ni Tour du Rwanda harimo amatake menshi. Tour du Rwanda itatanga agahenge. Mwarebye umwenda w'umuhondo kuwambara no kutekereza ko urawurarana cyari ikindi kibazo.
ni Tour du Rwanda yari irimo abana bakiri bato benshi moins de 23 barama urebye nka Roto ni ikipe mubona ko yashizemo ariko ni ikipe yari nziza kubera ko attaque zose badukoreshaga ama attaque Rokariza Rembe ari amakipe yarakomeye baratwebwe n'impamvu nanjye bwo rikumva nge nakinaga nka Benediction ariko nka Continental team iyo ngiye kuri classe mugasanga Movista gasanga Roto gasanga Picnic ayo na makipe ugiye kuri nuzura kuri classe mabari inyuma yanjye ngewe imibare nabaraga buryo kidukina ariko kandi ikipe nayo ikabona classement so kuri classement byageragezaga ariko noneho gutsinda bikaba ingora bahise ngayo nguko mwarakoze kubana na Igihe Sport kuva mu rukomo aho Tour du Rwanda yatangiriye kugera no kuri KCC ahirangiriye urugendo rw'iminsi 8 mwarakoze kabisa kubana natwe dushimire Inosa dushimire n'abandi bavandimwe bose batandukanye Tony mwabanaga ku nkuru ya live bavandimwe b'amafoto ba Yuhi ba Moses n'abandi benshi cyane bazakari basaje ba Inosa yewe kumanuka kugera kuri Pilot Nkomeje Silver mwese kabisa mwakoze akazi keza cyane n'abafatanya bikorwa bacu bari kumwe benshi cyane twari turi kumwe muri iyi Tour du Rwanda ya 2026 ubwo naho umwaka utaha tureba uko bizagenda abanyarwanda nabo bakomeje kugerageza dore ko isiganwa ryazamuriye intera biragorana ubwo rero nugukaza inditozo nk'uko Benoit yabivuze avuga yuko abanyarwanda byibuze nabo bakeneye gushyiramo imbaraga bakongererwa amarushanwa nibwo bazongera kwigarurira cyangwa se kwegukana ama etape menshi muri iri siganwa rya mbere ku mugabane wa Afrika. Ibi ni byiringiro ze iyi ngiyo ni Igihe Sport ciao ibihe byiza cyane.